Tubahaye ikaze ku murongo wa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc. Uyu munsi tugiye kuganira ku mabwiriza mashya ya Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu agena umurongo ngenderwaho mu gutuza abaturage. Muri iki kiganiro turi kumwe n'umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, reka atangire atwibwira. Murakoze cyane, nitwa Jean Claude Ingabire, nkaba ndi umuyobozi mukuru w'agateganyo ushinzwe igenamigambi, ikurikiranabikorwa n'isuzuma. Murakoze. Mwatangira mutubwira ubundi muri rusange ni iyihe shusho y'amabwiriza yari ariho agena ibijyanye no gutuza abaturage? Murakoze cyane. Nibyo koko, igikorwa cyo gutuza abaturage mu Rwanda ni igikorwa dukora nka leta ariko n'abafatanyabikorwa bayo. Dufite rero amabwiriza ya Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu ya 2017. Amabwiriza ukurikije n'iterambere mu gutuza abaturage, ariko n'andi mategeko harimo nk'itegeko ry'ubutaka n'andi mategeko yagiye avugururwa. Byagaragaraga ko bikwiye kugira ngo avugururwe ajyanishwe n'igihe, ariko kandi anarebe ibyiciro byose, kuko aya mbere wabonaga ko yita cyane ku byiciro by'abatishoboye, ariko ubu ngubu amabwiriza avuguruye araza kureba gutuza abantu muri rusange, harimo n'abishoboye ndetse n'abatishoboye, bikorwa na leta ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Murakoze cyane. Ni izihe ngingo z'ingenzi zaba zarasohotse muri aya mabwiriza mashya? Yaba umuntu ufite umwanya wo gusoma iyo gazeti, yaba n'utawufite uwo mwanya, ni iki cy'ingenzi ashobora gusigarana mu mutwe cyangwa se iki kiganiro cyamusigira? Murakoze. Ikintu cya mbere kiri muri aya mabwiriza nk'uko mbivuze, ni amabwiriza ajyanye n'igihe. Uburyo bw'imiturire bwahindutse, uburyo bwo gutuza abanyarwanda, ariko kandi hakabaho noneho n'uburyo uruhare rwa buri umwe muri iki gikorwa cyo gutura. Bimwe rero mu bintu udukurikiye yabasha kuzirikana muri aya mabwiriza ni uko uburyo bwo gutuzwa bwakuwe kuri bumwe bushyirwa kuri butatu, harimo aho utuza, ubu turavuga leta n'abafatanyabikorwa bayo, bashobora kwegurira, gutiza cyangwa gukodesha utuzwa. Ibyo bikajyana n'ubushobozi n'amikoro, ariko n'andi mategeko dusanzwe dufite ajyanye no gutanga ingurane. Ufite icyo yatanze ku gikorwa remezo, ku nzu, akaba yakwegurirwa, ariko utagize icyo atanga nawe bitewe n'icyiciro arimo akaba yatizwa cyangwa agakodeshwa. Ni ukuvuga ngo ubwo buryo bwose burateganyijwe muri aya mabwiriza, ari nacyo twaburaga mu yandi mabwiriza, kugira ngo tujyane n'igihe ariko tunakemure n'ibibazo byinshi twabonaga, harimo ibijyanye n'ibyangombwa by'ubutaka. Twabonaga imiryango myinshi igaragaza ivuga ko nta byangombwa by'ubutaka by'inzu yahawe ifite. Aya mabwiriza rero yaje gukemura ibyo bibazo mu buryo burambye, ariko n'abayashyira mu bikorwa, inzego z'ibanze babone ubwo buryo bwose bashobora kwifashisha batuza abanyarwanda, na bya bibazo byose bikemuke. Birumvikana ko ubwo buryo uko ari butatu ndumva buzaba bushingiye ku masezerano hagati y'umuturage n'ubuyobozi. Ese ni uruhe rwego ruzajya rusinya ayo masezerano, cyangwa se bazajya basinya, cyangwa hari ukundi biteye? Murakoze. Nibyo koko, ukurikije wenda tubanje gusobanura icyo ubwo buryo bwo gutuza busobanura, nabyo bijyana n'amasezerano, ko hari uburyo bwo gutuza budakenera amasezerano, ko hakaba ubundi buryo bwo gutuza bukenera amasezerano. Tugarutse nko ku kwegurira, Reka duhere ku buryo bwa mbere. Uburyo bwa mbere ni ubuhe? Bugena iki? Bureba nde? Murakoze. Uburyo bwa mbere ni ukwegurira. Kwegurira umuntu utuzwa bivuze ko wa muntu utujwe yegurirwa inzu ndetse agahabwa n'ibyangombwa by'ubutaka nta tambamira. Ni ukuvuga ko uwo muntu uhabwa inzu nta tambamira ni uteye ate? Ni umuntu wagize uruhare, yatanze kubona iyo nzu nk'ingurane. Urugero, nk'uwari ufite inzu, hashyizwe ibikorwa by'iterambere cyangwa se havuguruwe imiturire, uwo muntu akaba yari afite umutungo, inzu cyangwa ubutaka, ndetse bwaba bungana cyangwa butangana, akaba yahabwa inzu, akayihabwa nk'ingurane. Uwo nguwo icyo gihe yahawe inzu ahabwa n'icyangombwa cy'ubutaka. Uburyo bwa kabiri ni uburyo bwo gutiza. Gutiza ni wa muntu utishoboye, cyane cyane babandi leta ikomeza gufasha ikamutiza mu gihe runaka, ariko yagira igihe cyo kugira ubushobozi akaba yayivamo igahabwa
undi utishoboye, kubera ko ni inzu leta izakomeza kwitaho. Uwo nguwo ntiyishoboye, nta nubwo wabona ntago wayimuha kuko nta ruhare yagize, ndetse binasubiza na bya bibazo tubona inzego z'ibanze zihura nabyo bijyanye n'uwo bagerageje no guha icyangombwa akaba yayigurisha akagaruka kuba umutwaro kuri leta. Gutiza rero bikemura icyo kibazo, ariko bikavamo n'uburyo bwo gukemura n'andi makimbirane ashingiye ku mitungo. Urabizi nk'aho abana baba bifuza ko bazungura iyo mitungo. Gutiza rero bikemura ibyo bibazo ku buryo n'iyo umuntu utari ufite ubushobozi abashe kubugira, inzu ayivamo ikaba yahabwa undi utishoboye, ikakomeza gucungwa na leta. Ubundi buryo birumvikana ko ubwo buryo bwa kabiri umuturage yatijwe bizagendera ku masezerano ahari. Ayo masezerano azaba ateye ate? Wenda mu ncamake azaba arene bande? Ubwo birumvikana n'umuturage, ariko se ni uruhe rwego ruzaba rushinzwe gukurikirana ayo masezerano ajyanye n'imicungire y'iyo nzu? murakoze. Muri aya mabwiriza ya Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, yaba uwo utizwa ndetse n'ikindi cyiciro ngiye kuvuga cyo gukodesha, byose bigenwa n'inama njyanama y'akarere n'umujyi wa Kigali. Ni ukuvuga ngo inzego zikurikirana aya masezerano cyane cyane ku ruhande rwa leta ni umujyi wa Kigali cyangwa akarere nk'urwego rw'ibanze rufite ubuzima gatozi, ariko ubwo birumvikana akarere, tuvuze akarere ubwo tuba tuvuze n'inzego zako kugeza ku kagari nk'urwego rufite ubuzima gatozi. Buze rero ku cyiciro cya gatatu kirimo noneho no gukodesha. Aho bishatse kuvuga ko kwa kundi abaturage bashobora gukora nk'umuganda bakubaka inzu, bazajya bayubaka ijye mu maboko y'ubuyobozi. Noneho uri umuturage uza kwituzwamo aba ari buza kugira amasezerano n'ubuyobozi kagenwe n'inama njyanama y'akarere. Bishobora kuba akagari, bishobora kuba umurenge cyangwa akarere, niba byumvikana neza. Yego. Mu mabwiriza dufite ubu ngubu tugenderaho, ntabwo twabashije kugarukira ku karere kubera ko ariko kayobora karebera na ziriya nzego, ubwo ko gafite n'uburyo kagena byakorwa muri izo nzego, byakorwa n'urwego rw'akagari, umurenge, ariko akarere nk'urwego rufite ubuzima gatozi ni rwo rukurikirana iki gikorwa cyo gutuza, ndetse hari na komite zashyizweho kuri izo nzego zose zigenwa n'aya mabwiriza kugira ngo zinakurikirane iyubahiriza ry'aya mabwiriza. Ikindi ni uko nk'urwo rugero utanze, aho bigaragara ko wa muturage ntiyishoboye ni icya mbere, icya kabiri nta ruhare yagize ku kubona ikibanza cyangwa kwiyubakira inzu, mbese inzu ni uburyo bwo kuyitaho mu gihe ariho cyangwa muri icyo gihe atishoboye. Bigaragara ko no kwita kuri iyo nzu ntabwo bishoboka. Iyo nzu rero izakomeza kuba iya leta, noneho wa muturage yitizwe nabasha kugira aho yigera, cyane ko turi muri gahunda yo burya abaturage b'amikoro make bivana mu bukene. Nagira aho agera, noneho aba umuturage mwiza azabwire leta ati ndabona nkurikije kwa kundi mwari mwamfashe, nanjye hari aho maze kugera, mbashije kwibonera inzu, noneho undi nawe abe yayihabwa utishoboye. Birumvikana leta igira abafatanyabikorwa. Nari ntanze wenda urugero rw'inzu ishobora kuboneka ivuye mu maboko y'abaturage binyuze mu muganda. Ese nka kwa kundi habaho umuryango utari uwa leta ushobora kubaka inzu, ni ukuvuga ngo mbere y'uko iyo nzu ihabwa umuturage, nayo izabanza binyure muri ya nzira cyangwa se ya mabwiriza turimo kuganiraho. Murakoze cyane. Ni nabyo ni ikibazo cyiza ko kijya mu murongo noneho wo gukorera hamwe nk'inzego za leta. Amabwiriza twavuze twari dufite ntabwo yagenaga uburyo bwiza bwo gutuza, yagenaga ko leta ari ituza, ariko aya mabwiriza yarazana leta n'umufatanyabikorwa wayo. Ni ukuvuga ngo wa mufatanyabikorwa iyo aje kubaka yegera akarere, umujyi wa Kigali, akaba yanababaza utishoboye ushobora kubakirwa. Ni ukuvuga ngo ni umufatanyabikorwa wa leta. Uwo waje rero mu rwego rw'umufatanyabikorwa wa leta, icya mbere akora, inzu yubatse, icyo gikorwa remezo yubatse agishyikiriza leta. Leta akaba ariyo ituza umuturage. Ni ukuvuga ngo uwo muturage nubwo yubakiwe n'umufatanyabikorwa, ariko inzu ni leta ikomeza kuyitaho, kuyicunga, bityo ijya no muri cya cyiciro cy'inyubako zigomba gucungwa na leta, bityo ikaba yacungwa muri bwa buryo butatu navuze, harimo
gutiza, icyo kwegurira cyo mbese ko hari uwagize uruhare, noneho hakaza n'ikindi cyo gukodesha. Nibyo ni icyiciro cya gatatu kigenwa n'aya mabwiriza. Tuvuye kuri wa wundi wishoboye cyangwa se wa wundi wagize uruhare, rwaba rungana cyangwa rutangana n'igiciro cy'inzu, uwo nguwo wegurirwa. Haba wa wundi utishoboye, leta ikomeza guherekeza kugira ngo agire aho yivana, ndetse na wa wundi utishoboye leta izakomeza gufasha, icyo gihe leta iramutiza. Ariko hari na wa wundi noneho ufite amikoro, ufite ubushobozi. Icyo gihe iyo bigaragara ko hari ubushobozi nubwo butangana n'igiciro cy'inzu, nubwo cyaba ari ubukode butajyanye n'igiciro cy'inzu ku isoko nk'uko tubibona, ariko akarere n'umujyi wa Kigali bafite ubwo buryo. Aya mabwiriza atanga uburyo uwo muntu ashobora kugira uruhare nubwo rwaba ruto cyangwa runini bitewe n'icyo akarere kagennye, kwishyura nk'ubukode kugira ngo akomeze kuyibamo. Ibyo bikajyana na ya gahunda dufite yo kwigira, ariko no kumva ko tugomba kugira uruhare, cyane ko wa muntu nubwo aba atishoboye ariko hari ubushobozi aba ashobora kubona, nubwo butabungana nubwo abandi bishyura nk'igiciro ku isoko, ariko akarere n'umujyi wa Kigali bumvikana igiciro cy'ubukode atanga kuri iyo nzu. Nicyo gice twavuga cyo gukodesha. Yego. Byumvikane neza ko ukodesha ni umuturage uri mu rwego rw'abatishoboye. Ntabwo ari inzu iri aho itegereje umupangayi uwo ari we wese ufite amikoro. Ukodesha ni wa wundi utishoboye ariko ushobora kugira amikoro k'ubukode. Urugero akuwe, dufashe nk'urugero, dufashe nk'imidugudu y'icyitegererezo yubakwa, irubatswe, umuntu atujwemo, ariko akagira uruhare runaka atanga, cyane ko aba afite uburyo bwo kubaho. Dufashe nk'urugero, niba umuturage abasha gukorera ubushobozi bungana gutya ku kwezi, ashobora no kugena ubushobozi yishyura ubukode. Nk'uko iyo nzu aramutse atayifite, ashobora kwishyura ubukode ahandi. Ni wa wundi nubwo adafite amikoro ahagije, ariko hari icyo yabona cyunganira no mu gusigasira bya bikorwa remezo, isuku, aho abantu batuye, cyane cyane ahatuye hamwe, cyane ko ari iyo mishinga ishyizwe imbere muri iyi minsi, gutuza abantu hamwe mu midugudu neza, bituma bwa bushobozi bukomotse mu bukode bufasha mu kubungabunga ibikorwa remezo bihuriweho n'abandi, ariko no gufata neza ya mazu. Mbere y'uko wenda tugera ku kibazo cyo kwibaza ngo umuturage utubahirije ibyo yasinyiye mu masezerano bizagenda bite, reka mbaze iki kibazo: ese aya mabwiriza agena ko ikijyanye na kontara kizakorwa n'inama njyanama cyangwa biri muri aya mabwiriza? Dufashe nibyo, ikijyanye n'amasezerano kireba bya byiciro bibiri: utizwa, ukodeshwa. Gukodeshwa, inama njyanama ni nayo igena igiciro. Ubwo inama njyanama y'akarere n'umujyi wa Kigali nayo ishobora kwicara ikavuga iti, dukurikije uko tubona aba bantu n'ubushobozi bashobora kubona, turebye n'aka gace, dushobora kugena ko iyi nzu tumuhaye yajya yishyura byibuze contribution cyangwa se uruhare rwe rungana rutya, bitewe n'ubushobozi babona uwo muntu afite. Ubwo nk'icyo cyiciro cyemezwa, ibiciro bigenwa n'inama njyanama, noneho akarere n'umujyi wa Kigali bagashyira mu bikorwa. Icyiciro kijyanye no gutiza ni urwego rw'akarere n'inzego bakorana, umurenge, akagari, nibo noneho bagirana amasezerano ku ruhande rwa leta n'umuturage utijwe, ni nabo bakurikirana noneho n'ishyirwa mu bikorwa ryayo. Byashoboka ko wenda hashobora kuba harimo n'ingingo igaruka kuri cya kibazo nari ngiye gukurikizaho, ngo umuturage utayubahirije bizagenda bite? Nibyo, iyo ni ingingo nziza cyane, kubera ko amabwiriza iyo ategurwa ateganya n'ibyo n'ushobora kutayubahiriza. Aya mabwiriza rero ateganya ko umuturage utubahirije bimwe mu byemeranijweho biri mu masezerano, harimo icya mbere ko ashobora kwamburwa inzu bitewe n'uko atubahirije ibikubiye mu masezerano, ariko harimo n'uyita akamara igihe. Amabwiriza ateganya kirenga amezi 3 ubuyobozi butabizi, uwo nawe arayamburwa. Ariko hari na ba bandi noneho bagura amazu y'abantu batishoboye cyangwa bayagwatiriza kandi atijwe cyangwa akodeshejwe.
uwo nawe uyiguze muri ubwo buryo nawe arahomba, kuko ntabwo byemewe. Amabwiriza ateganya ko yaba uyiguze n'uyigurishije ni impfabusa, kuko ayo mazu ntabwo yemerewe kugurishwa. Ibyo byose mu mabwiriza birateganyijwe ku buryo twumva nta kibazo kigomba kugaragara. Hari abaturage batujwe mu myaka yatambutse, bari bicaye bategereje amabwiriza mashya kugira ngo, kuko abenshi basabaga muduhe ibyangombwa. Ubu ngubu aya mabwiriza hari icyo abavugaho cyangwa hari ukundi bizagenda? Nibyo, murakoze. Usomye aya mabwiriza, ingingo ya nyuma isoza igaragaza ko aya mabwiriza areba n'ibyakozwe mbere. Ni ukuvuga ngo abo baturage batari barahawe ibyangombwa kubera ko nta murongo wagaragaraga cyangwa uburyo bwiza bwo kubatuza ngo babe babona ibyangombwa, aya mabwiriza aragaragaza ko nabo bagomba guhabwa ibyo bemerewe cyangwa se byo bagenerwa dukurikije bya byiciro. Niba yaragize uruhare akigurirwa inzu, niba ataragize uruhare atishoboye agatizwa, ariko niba hari ubushobozi afite ashobora no gukodeshwa, kugira ngo bwa bukode cyangwa kwa gukodesha bifashe mu kubungabunga inzu ariko no kuyitaho, noneho ahabwe ibikubiye muri icyo cyiciro. Wenda nongeyeho navuga ko hari ibyiciro by'abaturage bigengwa n'andi mabwiriza, tuvuze nk'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, tukavuga n'abari ingabo bamugariye ku rugamba. Ababo amabwiriza ateganya ko begurirwa inzu ariko harimo itambamira, kuyigurisha, kuyigwatiriza. Arayeguriwe niye, agomba kuyituramo, ariko ntiyemerewe kuyigurisha no kuyigwatiriza, kugira ngo atongera kuba cyangwa se kuba ikibazo kuri leta yamutuje cyangwa umufatanyabikorwa, ahubwo ayibemo, ayifate neza. Icyo kuyigurisha no kuyigwatiriza icyo ntabwo cyemewe, gikorwa gusa iyo abiherewe uburenganzira n'akarere cyangwa umujyi wa Kigali. Kugira ngo birumvikana, ese umuntu ashobora kwibaza ati inama njyanama igennye ko ubukode buba butoya, ese umuntu ntashobora n'ubundi kujya mu nzu agakodesha uzirahereza? Nibyo, ni ikibazo cyiza, ariko kubera ko nk'uko twabivuze, urwego rwo gutuza abanyarwanda n'imiturire bugenda butera imbere. Inama njyanama nk'urwego rureberera akarere n'umujyi wa Kigali, n'ubundi bagira igihe cyo guhora bavugurura bitewe n'ikiriho ku isoko, ubushobozi umuntu agira. Nubwo akodesha, ariko ari mu rugendo rwo kwiteza imbere. Ashobora no kugera bakavuga ati ariko mbashe ngiye kubona inzu yanjye, dore ya nzu, ndabashimira ko mwantuje nkaba naringeze iki gihe nkodesha ku giciro wenda nshoboye, ariko noneho mbashe kubona indi nzu yanjye. Twavuga ko inama njyanama n'ubundi y'umujyi wa Kigali n'akarere bakomeza gusuzuma igiciro cy'ubukode bakurikije amikoro, cyane ko gutuza abanyarwanda ari ibintu bihora biriho, duhora dutuza abanyarwanda, kandi n'amikoro y'abantu agenda ahindagurika. Ni ukuvuga ngo inama njyanama ikomeza kugenzura, nk'uko igenzura n'ibindi, ikaba yashyiraho igiciro kijyanye n'ubushobozi umuntu afite, ariko naho ubushobozi muri rusange bugenda bwerekera. Murakoze cyane. Sinzi niba hari ikindi tutababajije wenda mwumva cy'ingenzi kiri muri aya mabwiriza, tukaba aricyo dusorezaho. Icy'ingenzi navuga wenda nsoza ni uko aya mabwiriza ni amabwiriza aje gukemura ibibazo byinshi twari dufite, nka kimwe bavuze kijyanye no gutanga ibyangombwa cyane cyane ku bagize uruhare, ariko hari n'ibindi bibazo by'imicungire y'inzu, cyane cyane ahangaha ku miturire iteye imbere, ubona ko ari nayo leta yacu yerekejemo, aho abantu batura inzu zigerekeranye. Aho naho aya mabwiriza ateganya uburyo utuye mu gice runaka afata inzu ye, uburyo ibindi bikorwa byose bihuriweho n'abatujwe mu midugudu bifatwa, uburyo imishinga iriho igamije iterambere ry'abaturage mu midugudu icungwa, ariko igashyiraho noneho na komite zishinzwe gukurikirana ku rwego, kuva ku rwego rw'akarere, ku rwego rw'igihugu, ku rwego rw'akarere, kugeza n'aho umudugudu cyangwa se gutuza neza abanyarwanda biri. Umudugudu uri, tuvuze nka IDP n'urugero, aho umudugudu uri hari na komite igomba gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'aya mabwiriza. Tukumva rero icyo twasaba ni uko amabwiriza, inzego z'ibanze ndetse n'abaturage tuyakurikiza, tuyashyira mu bikorwa kugira ngo akemure bya bibazo byinshi twari dufite, ariko anashyireho n'uburyo
bwo gucunga amazu ya leta cyangwa se abafatanyabikorwa hagamije kwigira kuko n'ubundi ubufasha butazahoraho. Murakoze cyane, reka tubashimire. Tubashimire namwe mwakurikiye umurongo wa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc. Dushobora kwakira ibitekerezo byanyu aha ngaha muri komenti, mwatwandikira ikibazo mwagira tukazagisubiza mu kiganiro gikurikiraho, kandi no mu kiganiro gikurikiraho, mu biganiro tuzakurikirazaho tuzaganira ku zindi ngingo wenda mu buryo bwimbitse, tugende ingingo ku yindi muri ibi byiciro by'uburyo bugenderwaho mu gutuza abaturage, tugende tureba mu buryo bw'uducogocogo buri ngingo n'ibindi byose umuntu ukeneye kumenya. Turabashimiye kandi mukomeze mudukurikire no ku yindi mirongo. Uwagira ikibazo yakwifuza kutugezaho icyifuzo cyangwa se igitekerezo ashobora kutwandikira kuri email info@minaloc.gov.rw. Ushobora no kuduhamagara kuri telefone 53 53. Guhamagara ni ubuntu.